Muraho neza nanone nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze kuri na YouTube channel. Nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Afia Murutasibo. Uyu munsi tugiye gutegurana ifunguro ryiza cyane rikundwa n'abantu benshi kandi nanjye ndarikunda cyane. Ni ibirayi, byo birayi twita ngo ni ibirayi byo mu kabari. Ariko ikirungo turi buze gukoresha kiraba ari ikirungo cyiza cyane cyihariye kandi ndizera ko muri buze kubikunda. Aha ngaha rero mafite ibirayi nabihase, maze kubihata mbikatamo ibice bibiri, buri kirayi nagiye nkikatamo igice kimwe gutya. Murabona ukuntu ikirayi kiba kimeze, nagiye nsaturamo kabiri. Noneho maze gusaturamo kabiri nshyiramo amazi arengeye ibirayi. Maze gushyiramo amazi arengeye ibirayi mpita nshyiramo umunyu mwinshi. Noneho ndangije ndabitereka ijoro ryose. Ubu ngubu turi mu masaha 4 kandi nabikoze mu masaha 3 n'igice. Impamvu bino birayi navuga ko nabyinitse igihe kinini, ubundi birayi imbere biba birimo starch menshi, bikaba binarimo n'amazi imbere. Iyo ufashe ibirayi ukabyinika mu munyu warangiza ukabimaza nivuze igihe kiri hejuru y'amasaha 6, y'amazi yo mu birayi asa n'akamukamo, za starch nyinshi zikagabanuka. Noneho waba ugiye no guteka ibirayi ugiye kubitogosa ntago bishwanyuka. Ibirayi byari byo byose byandi twita ngo ni bibi, iyo wabikoze muri ubu buryo nta kintu na kimwe bishobora kuba. Ikindi noneho na ya starch agenda agabanukamo. Noneho waba ugiye gutogosa ibirayi byawe bigashya neza cyane. Kugira ngo rero dutegure rino funguro, ikintu cya mbere tugiye gukora, tugiye kubanza gutogosa bino birayi. Ngiye gufata aya mazi akonje mbanze nyabize, namara kubira nibwo ndibuze gushyiramo bino birayi. Kubanza gucana gaze niyo tugiye gutekaho. Turacanira aya mazi kugeza igihe ari buze kubira, none gushyiramo bino birayi. Hanyuma mu gihe dutegereje ko amazi yacu abira, tugiye gutegura ikirungo turi buze gukoresha. Mu bintu ndi buze gukoresha mu kirungo harimo igitunguru. Ibi ni ibitunguru nasaguye narindi gukora salade. Ibindi bintu byongeye gukoresha igitunguru cy'umweru cyangwa igitunguru cy'umutuku. Hanyuma ndakoresha na persil. Ushaka gukoresha coriandre, ushaka gukoresha celery cyangwa ugakoresha sino persil gushya. Utubabi tw'icyatsi twose waba ufite ushaka kudukoresha. Ushobora no gukoresha udutunguru turatwita udutunguru twa onyo. Noneho turaza no gukoreshamo sauce tomate. Hanyuma tuze no gukoreshamo ubuki. Noneho turaza no gukoreshamo ibirungo by'amafu. Hano ushaka gukoreshamo ibirungo by'amafu ukunda cyane. Njye nkunda turmeric, nkakunda black pepper, nkakunda cayenne pepper. Ndashaka ko ibirayi byanjye biri buze bisa n'ibirimo n'ibiri spicy. Noneho aha ngaha mafite ikindi kirungo cyitwa cumin powder, zari cumin seed. Noneho naziguze muri supermarket y'Abahinde. Noneho naziseye muri kano ka blender nzigira ifu, nazo ndaza kuzikoresha. So kuno tugiye gutangira dukata ibitunguru. Ibitunguru ubikatamo uduce dutoya cyane, dutoya. Uduce duto nk'utungu tundi gukora nitwo ukatamo ibitunguru. Noneho twarangiza gukata ibitunguru tugahita tubishyira muri aka gasorori gutya. Twarangiza tugakata na persil. Udafite persil
ushobora gukoresha seleri cyangwa ugakoresha coriandre. So amazi yabize, ndi kuyabona amazi yabize, tugiye guhita dushyiramo bya birayi nabyo tubitogose, turabitogosa kugeza igihe biri buze guhira. Turabitogosa kugeza bihiye, ariko ntubihishe cyane cyane, ni kubitogosa kugeza bihiye. Mwinshi cyane ntabwo ndi kongera gushyiramo umunyu, ndaza kuwushyiramo nyuma mu kirungo. Okay. None turangiza dupfundikire, tureke ibirayi byacu biri buze kuza gushya. Noneho mu gihe dutegereje ko ibirayi twatogosheje bishya, tugiye gukora cya kirungo cyacu. Tugiye gucana hano kuri iri shyiga, dushyiremo amavuta. Atari menshi, makeya. Amavuta yacu namara gushya, turahita dushyiramo ibitunguru. Tubivange. Vanga ibitunguru kugeza igihe bihiriye, ugenda uvanga gutya. Uri kubona ndatetse ibitunguru bitari byinshi kuko ntabwo ngiye gukora ibirayi, ntabwo ngiye gukora ibirayi byinshi. Bino nyine ibirayi ngiye gukora bisize ikirungo, ngiye gukora ikiro n'inusu, niyo mpamvu nshyizemo udutunguru dukeya. Noneho ibitunguru iyo bimaze gutya, uhita ushyiramo n'izi coriandre. Izindi ntabwo ari coriandre, ni persil. Uhita ushyiramo persil. Nazo ukavanga. Ntabwo urindira ko zishya, uravanga gutya. Wabona zimaze gufata amavuta, ukagabanya umuriro niba watekeye kuri mwinshi, ugahita ushyiramo sosi tomate. Warangiza sosi tomate nayo ukayivanga. Nyuma yo kuyivanga neza, imaze gufata, ugahita utangira ugashyiramo bya birungo by'amafu. Ugiye kubanza gushyiramo black pepper, ushyiremo na turmeric, ushyiremo n'urusenda rundi, urunguru rwa cayenne rw'umutuku. Ndangiza mbivange.
none ndeka nshyiramo n'umunyu. Nimara gushyiramo umunyu ngomeze mvange cya kirungo. Noneho kino kirungo cyacu cyahiye, ikintu ngiye gukora ngiye kuzimya umuriro, nindangiza mpite mfata cya kirungo nshyire muri aka gasorori. Noneho kino kirungo mpite nkimurira hano, aha. Noneho nindangiza mfate bwa buki, nababwiye ko ndi gukoresha harimo n'ubuki, ndahita mbusukamo. Nsukamo nk'ibiyiko bibiri. Warangiza ukavanga. Ariko mbere yo kuvanga mwibuke ko nababwiye ko ikindi kirungo cyitwa cumin powder. Kako ino cumin powder ibaba barabanje kuzikaranga zino cumin. Ntabwo niwe nongera nzishyira mu mavuta nkakora nashyizemo za turmeric, ahubwo ndahita nshyiraho gutya ndangiza mvange. Mvange gutya. Muri kubona ukuntu ikirungo cyacu gisa neza. Iki kirungo nicyo tugiye gukoresha muri bya birayi tugiye guteka bisize n'ubundi kirungo. Niba udakunda ubuki, niba udakunda ibiryo birimo ubuki cyangwa birimo isukari, ushobora kudakoresha ubuki, nta kibazo, ushobora kudakoresha ubuki ukabwihorera. Iki cya kirungo cyacu. Tugiye kureba ko ibirayi byacu byahiye. Turajombamo ifoke twumve ko byahiye. Birenda gushya niko nabwo bihiye neza b'imbere. Inyuma nyine byatangiye gushya ariko b'imbere ukumva ko bitarashya. Turongera tubicanire kugeza igihe biri buze kuba byahiye. Muri iki kirungo namaze gukora, iyo ushatse ushyiramo soy sauce cyangwa washaka ukanashyiramo na fish sauce. Byose ukaba wabishyiramo cyangwa ugashyiramo kimwe muri byo. Wowe ufite na oyster sauce nayo ukayishyiramo, waba ufite na chili sauce nayo ukayishyiramo. Ikirungo cyose washaka kongeramo ahangaha ushobora kugikoresha bitewe na taste ushaka ko ibirayi byawe biri buze kuba bifite. Turebe ko ibirayi byacu byahiye. So byahiye neza, byahiye. Bakuni nababwiraga bishya bitakonyotse. Noneho ibirayi uhita uza ukabyarura, uba wateguye amazi akonje. Iyo ufite urubura cyangwa buraso ushobora kurushyira mu mazi. Impamvu uhita ubyarura ukabishyira mu mazi akonje ni ukugira ngo stopinge cooking process yo kuguma gushya. Uhita ubishyira mu mazi akonje gutya. Twarangiza ino safuriya tukayikuraho, tukayitereka ahantu, ntitubeke dushyiraho iyindi tugiye gukomeza gutekeramo. Mu isafuriya tuhita dushyiramo amavuta. Shyiramo amavuta menshi ari buze kurengera bino birayi. Bya birayi twashyize mu mazi akonje turabikuramo, tubirambika ahantu bivemo amazi.
ndabona kubikuzamo intoki ari byo byiza, reka mba ari byo nkoresha. Ubikuramo ukabishyira ahantu bikumuka. Noneho amavuta yacu yahiye, turashyiramo ibirayi. Byose mbibariremo kuko nashyizemo amavuta menshi, biraza guhira rimwe. Icya mbere ni uko amavuta ari bubirengeje. Iyo byamaze gushya gutya, ikiba gisigaye ni uguhita bihindura ibara bigafata. Ntabwo ari kimwe no kubishyira mu mavuta utabanje kubitogosa ngo bishye, kuko bihita bishya neza cyane. Nimara kubishyira muri aya mavuta hashize iminota igera muri 5, tugiye kubihindura. Ibyo hasi birasa n'ibyafashe ibara bitangiye guhindura, ariko urumva ko byakomeye. Turahindura tubigenza gutya, duhindura ibiri hasi bijya hejuru muri ubu buryo, kugira ngo byose bize guhira rimwe. Tugenda tubihindura. Tumaze kubihindura byose, dusigaje kubihindura rimwe, kwa kundi biba byavuyeho rya bara ryaryo byari bisanzwe bifite, none bitangiye kugira ibara rya golden. Biraba byamaze gukomera hejuru, turahita tubihindura. Noneho tuze no guhita tubikora muri aya mavuta. Tuze kuri guteka ibirayi by'amafi. Ibi birayi mu mavuta menshi gushya nagupfundikira. Birinda gupfundikira. Iyo upfundikira hajyamo umwuka, amavuta akivanga n'amazi bigateyemo. Ntabwo amafiriti, amasote n'ibindi byose bateka mu mavuta menshi gushya babipfundikira. Ubiteka bipfunduye. Ibirayi byacu muribe ukuntu byahindutse, biri kugenda bihindura ibara bisa nka gold. Muri kubibona ukuntu byabaye. Bivuze ngo aha ngaha rero biba byahiye. Kiba gisigaye niko kundi biba biri gukomera, ukubitaho gutyo ukumva biri kuvuga, urongera ugahindura wenda ku kandi gace kagusha. Iyo bishingiye, iyo urebye gato cyangwa ugatinda gatoya, bihita bishirira. Aha ngaha ibirayi ntabwo biba byahiye. Muri kubibona. Reka abandi ndabashaka ngo bibe bise na gold cyane, nibwo waguma ukongera ukabicaniraho n'umunota umwe n'igice, cyangwa se washaka ukabikuramo gutya ibara ryahindutse muri ubu buryo nka gutya. Ibyo rero kuri ino etape tugiye kubikuramo kuko birimo birakamukamo amavuta. Niba muri kubireba neza, biri kugenda bikamukamo amavuta, no mo imbere amavuta yagezemo byahiye. Rero ngiye kubyimurira muri ino safuriya, ngiye kubikura mu mavuta. Ibi bya birayi byacu tumaze gukura mu mavuta, muri kubona ukuntu bisa neza cyane. Abibonye. Noneho tugiye guhita dushyiramo cya kirungo cyacu. Dushyiramo cya kirungo gutya cyacu. Iyo ushatse ushobora gufata ibirayi ugafata akaroso ukagenda usiga kuri buri kirayi gutya, ariko ntabwo ngewe nabonye byaba byiza cyane kuruta uko nashyiramo aha ngaha, narangiza nkahita nsingiza ikirungo nkagisimbiza gutya.
ngibi ibirayi byacu ukuntu bimeze, birimo ikirungo cyiza cyane. muri kubibona, urabibonye ukuntu bisa neza. Okay, so tuhita tugikuramo hano muri iyi safuriya, tubishyire muri iki gisorori. Okay, mwabonye ibirayi byacu bisize ikirungo ukuntu bisa neza, mwabonye ukuntu byahiye neza, biraryoshye cyane byahatari. Nizere ko mwarebye video kuva yatangira kugera irangiye. Igitangira naberetse amatips mwakoresha kugira ngo ibirayi byanyu bize gukomera, bigize bihase, bize gukomera muri kugira kubitogosa bitaza gufonyekera mu mazi, kandi n'uburyo bwiza bwo kubikoramo bino birayi nyine bitetse mu by'amasote, kandi ugasiga ikirungo cyiza. Nacyo nzi neza ko mwakurikiye uburyo nagikoze. Mwakoze cyane kubana nanjye, mwakoze cyane gukurikira ino video. Tuzasubira ubutaha. Bye bye.